ese ni izi nyubako zakorerwagamo izi nzoga cyangwa se ibi byuma turabireka bigende gutyo kuko byari ibikorwa remezo byiza n'ibiki, cyangwa se haba hari ubundi buryo nyuma yaho bizemererwa kongera koperatinga ariko noneho biri kuri standards zemewe? Murakoze cyane. Urakoze ku cyambere cy'uko habaye gutinda cyangwa se ko iki cyemezo cyaje gikenewe ariko gikwiye kuba cyaraje mbere. Buriya hari ibyemezo byakibanjirije byinshi, mugomba kuba hari ibyo mwibuka, hari inganda zagiye zifungwa ariko nyuma ugasanga ingamba zafashwe ntabwo zigeze zikemura ikibazo mu by'ukuri, ahubwo zabaga nk'izitindije gusa. Buriya rero ibintu byose hari aho bigera ibyemezo bigahinduka, bavuga biti ibyo kuvuga ngo reka tubigendeshe gahoro tumwerese hanyuma tubyoroshye hari gupfa abantu, oya, ntabwo yaba ari ntabwo ari ubuyobozi buri responsable. Naho rero ingamba zihinduka, guhindura ingamba ntabwo bitangaje, ariko igihe ni iki. Bajya bavuga ngo leta ishobora guhuga ariko ntigirangara. Niba uhugiye guhuga buriya nuko hari ikindi uri gukora gikomeye, ariko iyo ihindukiye guhuga byarangiye ubwo ingamba zirakorwa. Ibintu byose buriya bibera igihe cyabyo, reka dufatirane dutabara ubuzima butarangirika kugeza ubu. Icyo ndumva aricyo navuga. Hanyuma inganda rero zafunzwe, urabaza uti ese turazikoresha iki? Icyo ni n'ikibazo cyabajijwe kuri za nsengero nazo zakuraga mu buryo bumeze nk'ibihumyo. Buri ibintu byose bishobora guhindurirwa igikorwa. Ahari urusengero rutagikora hashobora guhinduka ishuri abana bakiga. Ahari uruganda rwakoraga ibyuma hashobora guhinduka uruganda rukora akawunga cyangwa rutunganya ibiribwa, cyangwa hakaba hashyirwa ibindi bifitiye abaturage akamaro. Gusa turanifuza ko inzoga, abantu buriya n'inzoga biragoye kubitandukanya. Abantu buriya ntabwo ushobora kubabwira ngo mwese muziveho burundu ngo bikunde, n'ababigerageje ntabwo byabakundiye. Ariko ushobora kuvuga ati abanywa inzoga zitabarangiza, zitazatumaraho urubyiruko n'ababyeyi. Turatekereza ko mu gihe kizaza kitari kure bazaba n'inganda nke ariko zikora ibintu bizima. Mwavuze ngo dufite inganda za byeri ebyiri ariko tukagira iza rikeri 240. Uhita wumva nawe ko ikibazo gihari byanze bikunze. Kuba ufite inganda 240 zikora ibintu bihambaye ariko ukaba ufite ebyiri zikora ibintu biri aho nubwo harimo alcohol hose. Ubwo rero ni za rikeri dushobora kuzagira iza rikeri nke zikora ibintu biri kuri standard ziri hejuru cyane ku buryo utazavuga ngo harimo metanol izahumisha abantu. Ariko bizihari tumaze gupima muri labo zose zirimo ibibazo, hatarimo metanol, harimo za impurities, harimo chemicals zitandukanye ndetse yemwe n'iziva hanze. Ariko bibaze nawe icupa rya buriya etanol ukuntu igura make, litiro imwe igura amafaranga 500 y'amanyarwanda, bakayifungura bagakoramo nk'amacupa 4 cyangwa 5, ku buryo production cost ishobora kuba itagera ku gacupa kamwe bafunguye, ishobora kuba itarenza 300 y'amanyarwanda cyangwa 400, bakagurisha amafaranga 2,000. Habaga harimo inyungu z'umurengera ariko bakatinga cost za raw materials kugira ngo baze kugurisha byinshi, ariko karite yo ntabwo iba yitaweho. Nayo mpamvu muri kubona n'inkiko n'abagenzi ibyaha nabo babyinjiyemo. Hari harimo icyo twakwita nka network ya criminality ishaka kunguka y'abantu bake. Harimo n'ababyamamazaga mutabizi kuko ibanga buriya rizwi n'abari bari kubivanga hari inyuma. Ikindi kibazo cyane minister ikibazo zananjye, ariko reka twakire n'undi mujeni Shema. Natwe mutugereho. Okay, urakoze minister. Mfite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere nashaka kubaza, ibi ngibi biraza gusigara bigaragara bite mu rubyiruko rurimo rugerageza kwirwanaho? Ubwo ndavuga ku bigendanye n'ubushoboramari, niba umuntu ashobora gushinga uruganda cyangwa company ikora ikintu runaka
out of nowhere akabyuka agasanga ngo ikintu ntabwo cyemewe. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, hari abashoramari cyangwa se ba nyiri zino nganda zafunzwe barimo bavuga ngo bari barahawe uburenganzira bwo gukora ibyo bakoraga. Afite registration document, afite ndetse ajya no gutangira uruganda. Ntekereza ko hari abantu bo muri bashinzwe izo controle zose wenda baba batestinze ku masample cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntekereza ko bibanza gukora kugira ngo uruganda rufungurwe. Hari compensation wenda baza kugenerwa. Murakoze. Ni ikibazo cyiza cyabajijwe n'ubundi n'abantu benshi, ariko mu nganda zose zasuzumwe ikigutangaza nuko nta na rumwe rwari rwujuje ibyo rwasingiye ko ruzakora. Hari ibintu bigera kuri 20 byagiye bisangwa, benshi babura. Hari abenshi cyane bari bafite expired license cyangwa se barahinduye ibyo bakoraga. Hari abenshi bavangaga mu buryo budahuye nk'uko byabagombaga kubikora. Ariko icyafashe n'abantu benshi bashyiragamo bya flavors, ngira ngo na RIB yarabyerekanye, ziva no mu ruganda rutanazwi, rutigeze ruhabwa n'ibyangombwa. Bose bararukoresheje, abenshi bararukoresheje bavanga ibyo bita unknown chemicals. Ubwo ni produits chimiques bashyiragamo nyuma. Hari abakoraga baforgingaga za S-mark batazifite, hari abakoraga noneho banaziganaga nabo mugeze kubavugaho. Barahari benshi. Hari umuntu wari specialized rwose kuzigana zose, kandi nta burenganzira, nta nubwo wigeze anasaba ibyangombwa, ahubwo wakigana gusiza abandi hanyuma akazivanga. Ariko ikindi, etanol buriya bayiguraga imwe bakayikoresha mu ruganda, indi bakayigurisha mu baturage. Icyo nacyo cyaragaragaye, ari bo bayishyiraga mu bigage n'ibindi. Harimo rero gushaka inyungu cyane, wenda ibijyanye n'iperereza RIB iri kubikoraho n'izindi nzego genda umuganga. Ubwo ndiho ndarengera abarwayi, ntabwo ndi bujye mu byavuye mu iperereza cyane, ariko nabyo ndabikurikirana. Uti ese hazaba compensation? Ahubwo hari n'ibihano bizahabwa abantu bakoze ibyo byaha, birumvikana. Hari abakozi ba Rwanda FDA bari gukurikiranwa, hari aba Rwanda Standard Board bari gukurikiranwa kubera ko bagiye baza mu gufatanya ibyaha. Ni ikintu rero kinini kiri gukurikiranwa cyane, kureba ninde utarakoze ibyo agomba gukora, ninde wakoze ibyo, ninde wasinyiye ibintu runaka yagenda agakora ibindi, hanyuma iyo network nayo ikamenyekana. Byari bigeze ahantu hakomeye cyane kuri leta kugira ngo ifate icyemezo kimeze gutya. N'inzego zose ubu twese dusa nk'abahagaritse kandi kazi turi mu byuma. Biba bivuga yuko cyari ikibazo gikomereye igihugu. Iyo mpamvu turaza kureba inyungu rusange, hanyuma abo byagizeho ingaruka wenda b'inzirakarengane abo bazarebwaho. Ariko tumaze gusukura, navuga ngo gusukura imihogo n'ibifu n'abantu no kubakiza imyijima yabo ikaruhuka. Ubu niyo faze turiho. Murakoze cyane Minisita. Ibibazo ni byinshi ariko barimo baradusubiza muri rusange. Tugana ku musozo, Minisita, hari abajene bafite ibibazo bari kwibaza kuri iki kibazo cy'ibyuma, ko imibare iragaragaza ko abahomye ari 100, abapfuye ni 50, ababaswe nabyo bari mu 11,000. Ariko ikibazo twibaza mbariza n'abandi, ese ikibazo ko abenshi bazi ko ari uguhagarika inzoga gusa, ikibazo ni uguhagarika inzoga cyangwa ni uguhagarika inzoga zitujuje ubuziranenge? Ni uguhagarika inzoga buriya ubuziranenge bw'inzoga ntabwo biragoye kubivuga, kuko inzoga yose uko yaba ingana kose igira ikibazo. Ariko hari izica, hari izo ubona utakwita inzoga ahubwo wayita uburozi. Niyo mpamvu banayise ibyuma. Nyine icyuma kiragukeba kirakubaga, nyine ni icyuma. Zifite amazina ahambaye, amwe namwe urayumva ugahita wumva nyine impamvu abaturage banayise gutyo. Buriya barebye, abanyarwanda bazi kwitegereza. Iyo ikintu bakise tunuri bakacyita dunda ubwonko n'umumanura jipo bakacyita icumu, bakacyita biriya bizina byose bikakaye. Ni ukuvuga ngo kiba cyamaze kwangiza
abantu mu by'ukuri. Rero ndumva twakomeza muri iyo nzira yo kuvuga ngo inzoga zose ntizibujijwe, nubwo inzoga kunywa inzoga nyinshi ari ikibazo, iyo nitumuhereze. Ariko rero hari inzoga noneho z'uburozi zirakwica, ni nka Nyabarongo yicizaniye. Ariko ntabwo buriya leta nyine navuze ngo ni nk'umubyeyi, ntabwo bavuga ngo ni munywe ngo bazica zizamwica, kandi ari umubyeyi ashinzwe kurinda abana be. Ugomba nyine kubabwira uti ntujye kuri Nyabarongo utazagwamo. Ibyuma rero ni ya Nyabarongo bavugaga, ntabwo bavuga ngo mubareke bamwe utazananirwa kwikontorora nyine azagire, ubwo ni za criminalite. By the way, hari data tuzagenda tumonitoringa, hari na scientific review turi gukora yo kureba ukuntu ibi biri buduhe umusaruro. Turi kureba abari barwaye imyijima, imibare yari yaratumbagiye twabibonaga n'impyiko. Turi kureba noneho nyuma ibyuma bihagaze ukuntu mu minsi iri imbere tuzagenda tureba inyungu zabyo, cyane cyane kwa muganga. Abareba iby'ibyaha nabo bari kureba uburyo gukubita no gukomeretsa byatangiye kugabanuka, bari babitweretse, hari data ziri kubigaragaza, kuko muri iki cyumweru kimwe gusa tumaze ibyuma byagabanutse. Ibibazo noneho niba byashize no mu bantu byashizemo burundu, dushobora kuza kubona abantu basindutse basubiye no guhinga cyangwa no mu yindi mirimo, kuko ibyuma byatangiye kubashiramo. So inyungu turi buze kubona ni nyinshi, ariko inzoga muri rusange zo ntabwo zabujijwe, habujijwe ibyo bibi. Murakoze cyane Minisita. Hano hanze hari abantu bari barabaswe n'ibiyobyabwenge. Abo ngabo nibabibura ko bagiye kubaho nabi, ese bazafashwa kuvuzwa? Twashyizeho amatsinda y'abaganga ari buze kujya kurikirana abantu bacukijwe ku byuma imburagihe, niba ari byihuse. Ari buriya kwa muganga hari indwara bita syndrome de sevrage, gucuzwa byihuse, winning syndrome. Hari abatubwiye ngo bari kujya kunywa igikoma ngo bagatitira, ngo yanywa amazi ngo bakayoberwa ibyo ari byo, kuko yari amaze igihe yibera ku cyuma. Abo bose rero twatanze ubutumwa mu nzego zose z'ubuzima, tuze kureba abantu bacukijwe ku byuma bari buze kugirwaho ingaruka, tubafashe, tubasubize ku byubaka umubiri. Nasaba ijambo. Reka twumve Kopine nawe. Murakoze nyakubahwa Minisita. Njyewe nanjye nitwa Kopine, nitwa Kwizera Diana, ariko ubundi hano niyita Kopine. Ndi umunasi ariko nkaba n'umu business woman. Nabyumvise ufite akabari i Nyamata. Ariko impamvu ubu ngubu ntabwo ndabona offer, ntabwo ndabona affectation. Nakoraga muri organisation yari ishinzwe kurwanya ibintu bya hypertension NCDs. Irahagarara. So ndabaye ati mu gihe narabona affectation, reka mbe nkora aka business njya muri ibyo ngibyo. Rero nabonye naje kuri ipano mbona ibintu bagana, ndabasaba kujya mbasobanurire nyine ho gake, ndababwira ati mureke mbafashe ho gake nanjye umuntu wagiye mu bintu by'ubuzima. Mu by'ukuri ibintu byo kuvuga ngo wenda ngo business zahombye, nkanjye nibyo nanjye nari mfite business, ariko ntago najyaga gukora iyo nafitemo abakozi. Ariko najyayo abantu bakambwira ati se ko tukuzi kuri umuganga gutucuruza inzoga noneho ndavuga ati ariko se wanavuga ni ibintu ucuruza, reka ndebe bimeze bite. Mfata boto zimwe nkajya ncekinga, mbona for example nko kuri za GBC zino cyane cyane zo muri Tanzania barabivuga ko zitagurishwa iwabo. Ndavuga ati ese nyine ndabyibaza, negera sedo w'akagari kanjye ndamubwira se kuki inzoga ducuruza zitagurishwa muri ibyo bihugu zikaba zigurishwa hano? Arambwira ati icyo ni ikibazo, niko bimeze. Ati ndabona niko bimeze. Arambwira ngo icyo gitekerezo nzagitanga. Ubwo rero nk'umuntu ukora business ntago nese nijya mu bintu byo gushaka nyine nkora mu dukilinike nyine nkajya nijya mu kazi, sinakomeza kubikurikirana. Ariko babiciye ejo bundi ndavuga vora bya bintu byarakoze. Ariko nk'ahantu nkorera n'inshuro nyinshi ngiyeyo
na mbere yuko baca ibyo byuma wasangaga urubyiruko rwinshi triki bakoresha bazana gurude cyangwa flasiki bagasukamo ibyo byuma. Njyewe rero nk'umuntu wabonye ibyo bintu navuga kuba twahombye ntago twahombye ahubwo twungutse kuko twungutse abantu twari twarabuze.